Abantu benshi ba muri relationship bibaza ikibazo kimwe gusa gikomeye cyane kwenda uko babitekereza. Ushobora kwibaza ngo iki kibazo ni iki? Ese uyu muntu ambona nko tuzabana cyangwa ndo kumara nawe igihe gusa cyangwa se kundira umwanya gusa? Iki kibazo gikomeye cyane abantu benshi bakunda kwibaza. Kuko iki kibazo cyakomeye cyane kuko abantu bose bakundana baba bagifite cyangwa se bafite intego zitandukanye kurusha uko abitekereza, kubera ko buri wese aba afite intego ye bitewe nuko yumva ibintu cyangwa se abitekereza. Hari ushaka kwishimisha gusa, hari n'ushaka kugerageza urukundo mu buryo bukomeye cyane, kimwe nk'uko hari n'ushaka kuzabana nawe iteka ryose cyangwa se ubuziraherezo. Ariko wabimenya ute? Ushobora kwibaza ngo se nshobora kubimenya gute? Hari ibimenyetso bitandukanye bigaragaza ko uwo muntu muzabana cyangwa se umuntu adasanzwe, ahubwo ashaka kukubona nk'umuntu ushaka kuzabana nawe iteka ryose. Ushobora kwibaza ngo ese nabibwira n'iki? Ukuri nuko uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 cyangwa se ibintu 7 byerekana yuko uwo muntu muzabana. Cyangwa gushishikariza komeza rero video kugeza ku musozo, uraza kusoza iyi video wasobanukiwe ndetse warushijeho kumenya ukuri ndetse nuko wabana neza n'abandi muri relationship. Icyo usabwa nuko iki video kugeza ku musozo ushobora gusobanukirwa byimbitse. Niba unyemereye ko tangiye n'ikintu cya mbere. Ikimenyetso cya mbere nuko arakuganiriza kwa zaza, ariko muri iki gihe biragoye yuko umuntu azakuganiriza kwa zaza. Uko yamukuganira kwa zaza akaganira kwashize nibyo muri mu ngubu ari kazaza ashwi rekada ibyo ntazabijyaho. Iyo umuntu akuvugisha cyane cyangwa se iyo umuntu akuganira cyakavuga ibyo mukunda, ibyo mwanga ndetse n'ibyo mukunda gukora, bigaragaza yuko rwose agukunda cyangwa se uri mu nziza zazaza, akubaza aho wifuza kujya mu myanya y'imbere cyangwa se kujya ahantu imbere heza cyane kurusha ahandi, akakubwira inzozi ze zose, akakubwira ibyo ateganya gukora, kandi yavuga ibyo byose agushyiramo, akashobora kugushyiramo cyangwa se mukajyamo mwembi. Iyo umuntu ahora akubona mu buzima bwe bw'ejo, akenshi agufata nk'umuntu w'igihe kirekire cyangwa se nk'umuntu muzabana igihe kirekire. Gusa muri ino minsi biragoye kubera ko muri iki gihe abantu basigaye babana bakabana icyumweru, umwaka bagatandukana, mbese bameze nk'abashyitsi bagiye gusurana. N'ikimenyetso cya kabiri nuko azakwereka abantu b'ingenzi mu buzima bwe. Gusa muri iki gihe biragoye ko umuntu azakwereka abantu b'ingenzi, kuko iyo umuntu mukundana muri iki gihe ntabwo ashaka ko abantu babimenya, mbese ntabwo ashaka ko hari umuntu umenya yuko umuntu akundana, araguhisha ku buryo bukomeye cyane. Ariko ashobora kukumenyekanisha ku nshuti ze, umuryango cyangwa se abavandimwe. Gusa muri iki gihe biragoye rwose. Ibi ntibivuze yuko buri wese agomba kubikora vuba vuba, oya rwose itonde, utuze, ushyire umutima mu gitereko. Ariko iyo umuntu ashaka ko abantu bakumenya kenshi, aba ashaka kukwereka yuko ufite umwanya ukomeye cyane mu buzima bwe kwenda uko wabitekereza. Gusa muri iki gihe biragoye, nutayibona uzihangane kuko iby'iki gihe si nk'ibya kera. Ubuzima bwarahindutse n'isi irahinduka kurenza uko abantu benshi babitekereza. N'ikimenyetso cya gatatu nuko ashaka gukemura ibibazo aho kubihunga. Gusa muri iki gihe biragoye ko umuntu azagumana nawe mu bibazo, gusa azana nawe mu bihe byiza, ariko mu bibazo azaguta. Ariko nuko relationship yose cyangwa nuko nta relationship itagira ibibazo. Ariko iyo umuntu afite gahunda ndende, yego rwose ntabwo ahita agenda igihe habayeho ibibazo, ahubwo arategereza cyangwa se bakarwanana urwo rugamba. Gusa muri iki gihe rwose biragoye cyane. Niko twisanze ahantu aho umuntu abana nawe mu mahoro, mu byiza rwose gifite ibintu mukabana, ariko igihe wabuze ibintu cyangwa se igihe wahuye n'ibibazo akagenda. Gusa wakongera kunezerwa cyangwa kujya kugira bya bintu akazagaruka. Ukuri nuko ashaka kuganira nawe, wa muntu mwiza, ashaka kumva impande zombi. Ni byiza yuko kumva impande zombi kugira ngo ubone ukuntu uzibarasinga, kugira ngo ubone ukuntu bose waringaniza. Ariko ukuri nuko ashaka igisubizo mu gihe gito cyane kurenza uko wabitekereza. Ukabaza ukuntu urukundo rwubakwa cyangwa se uko urukundo rwubakwa nta marangamutima kurenza uko wabitekereza. Ni byiza rero yuko uzakora ibyo byose, gusa abenshi byatunaniye. Naho ikimenyetso cya kane nuko azubaha inzozi zawe. Nashaka kugucikisha amashuri, nashaka kwikureka kwiga, gusa muri iki gihe biragoye rwose kuko azagucikisha amashuri mwigire mu byanyu. Nashaka kureka akazi kawe, yego rwose nashaka yuko uhangayika cyangwa se nashaka yuko agureka guteza imbere cyangwa se akubuza kugera ku ntego zawe, ahubwo agutera imbaraga, akakwitaho uko ashoboye kose, akora uko ashoboye kose, akagutera imbaraga kandi akishimira intambwe utera. Gusa muri iki gihe biragoye cyane rwose kubera ko iyo uteye intambwe umuntu arababara, ariko kuri nuko rwose yari byiza cyane kurenzaho yishimira intambwe utera kandi akishimira ibyo wagezeho cyangwa se goals cyangwa se intego wihaye. Ikintu cya gatanu nuko azakwizera.
ntabwo akugenzura birenze cyane rwose kubera ko ntawe ucira urubanza. Kandi confidence is very important in our daily life kubera ko ni igihe cyane twese twabitekereza. Ntabwo ahora akugenzura kuri telefone, ntabwo ahora akugenzura buri kintu cyose ukoze, cyangwa se ntabwo ahora agukontorora buri kintu cyose ukoze. Azi ko relationship ikomeye yubakwa n'icyizere kubera ko icyizere ni ingenzi kurenza uko wabitekereza. Iyo ubabaye cyangwa se ufite ikibazo aramara kukubaza, ntabwo ahita agucira urubanza cyangwa ntabwo ahita aca urubanza ako kanya direct. Ikintu cya gatandatu ni uko agushyira mu bitekerezo bye. Mbere yo gufata icyemezo gikomeye ashaka kumva igitekerezo cyawe. Ntabwo ari uko waba atari kwifatira umwanzuro cyangwa se uko waba atari kwifatira umwanzuro, ahubwo nuko akubona cyangwa se akubona nk'ufite ibitekerezo bifite agaciro cyangwa se ireme rikomeye cyane. Iyo umuntu aguha umwanya aba akwereka yuko uri umuntu cyangwa se uri umwe mu bantu b'ingenzi mu buzima bwe, gusa uzayibona hakeya. N'ikimenyetso cya karindwi ni uko ibikorwa bye bihuye n'amagambo ye. Muri cyo biragoye yuko uzabona umuntu uhusha ibikorwa n'amagambo kubera ko abenshi bavuga ibintu ariko pana kuyishyira mu bikorwa. Ariko we rwose avuga byinshi. Abantu benshi bavuga amagambo meza rwose nibyo, ariko ibikorwa byabo nibyo byerekana ukuri koko. Yego, yavuze ko azaza kugusura arabikora. Yavuze yuko azaza kuguhamagara azaguhamagara. Yavuze yuko agukunda, ibikorwa bye bibyerekana kurusha uko wabitekereza. Iki kimenyetso gikomeye cyane kurenza ibindi byose, kurenza uko wabitekereza, kurenza ibyo twavuze hejuru byose, gusa kirirengagizwa. Ukuri nuko ntabwo ibimenyetso bivuze yuko uwo muntu agiye guhita agusaba ko mubana cyangwa se ko mugomba gushyingiranwa direct, ariko bishobora kugaragaza yuko uwo muntu atagufata nk'umuntu w'igihe gitoya, ahubwo akubona nk'umuntu ushaka kuzabana nawe ejo hazaza. Yego rwose, niba nawe ushaka relationship ikomeye cyangwa se ihamye, jya ushaka umuntu cyangwa se jya ugaragaza urukundo mu bikorwa bitari amagambo gusa. Urukundo rwiza rwubakwa n'ubwubahane ndetse n'ubwuzuzanye, kuvugana ndetse no kugira intego imwe cyangwa se goals. Uwo ni cyo kimenyetso gikomeye kurusha ibindi byose. Andika hasi muri comment twigane dushokoza umubano ndetse n'ubucuti buzima. Niba ukunda iyi content cyangwa se ibiganiro, kanda like kandi subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro. Ndetse niba byiza ukubiteho na comment y'ukuntu ubyumva. Mwibutsa yuko ni video ikurikiraho izaba ikomeye cyane rwose nta kabuza, ko yakuzavuga ibintu bituma umuntu aguhitamo kurusha abandi bose. Kandi ndakeka yuko uzasoza iyo video wasobanukiwe. Icyo nagusaba, iyo video ntizagucike. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.